bivuze muri Romano sekura Babylon. Eliya wishe 850 cyane niba ari inkonji niba ari kaki niba ari diburiye rimwe numbaze 850 babayani n'abashe abasekurira rimwe cyangwa muragira ngo nunde mvuga Eliya wabo ndi wazanye na Mose ku musozi baje gukora ihererekanya ubasha Eliya zahagarariye ubuhanuzi Mose azahagarariye abatambyi n'ubuyobozi baje guhereza Yesu ihererekanya ubasha Eliya imvuga none wagiye mu ijuru adapfuye ngari kumudama muhabije ubwoba bwonye ejo nzakuniga gahita fatira ariko kibuno mama none wewe ndebera ukwegereye umumbwire ngo wewe se ongeraho ngo uyu mubumbezi uyu mubumbe uhomberaho abandi bungukiye wambarira ubusa abandi bambaye urereraho abandi barerera abawe bakabibibu wasezeranye ukora ubukwe bakwambika impeta impapuro umushumba yaguhaye gusoma nizo yahaye abandi barasoma urwawe rurasenyuka ugenda buhoro 20 ukayubahiriza 30 ukayubahiriza icyapa cya 60 ukacyubahiriza icyumweru kigashira sofita foto iri kugatobokesha ukabura yipine wiganye n'abantu barusha ubwenge babona akazi wabura akazi ubura na tumukomeza kwiga byibuze gusazire mu mashuri hari umuntu wibuka abona hari n'ihungabana ntabwo mwabyumva kagera muri pasi agakomeza kiga kibuze ntaninje no mu gihe cyo kwandika ibitabo base wakahora afatiyeho rero twebwe twakuriye imihanda twiga amashuri y'imihanda gusa nabo bagiye biga bafatiro natwe y'imihanda turi daje buri muntu afite aho yigiye ariko haleluya haleluya ariko n'ubwisi tubabaza abize n'abatarize mujye muza ku mugoroba mu gatatu wewe uhagere gusa none akabiraho kari wiri guhiga nicyo nashatse kuvuga naho ugira gute simbukire akana n'ubuzaho kari naho simbukire nubona ntanagari ushyiramo YouTube ushyiramo Frank muri salo ujye utaruka mbese ugakorera iwawe mu rugo ariko nturyame udakoze akagoroba niba hari akagoroba k'ababyeyi mureke natwe dukore akagoroba ka data wa twese haleluya mureke dutaramire data wa twese uzisi yabo karanze wanamutse mu buryo bw'umwuka no mu ruhande rw'umubiri ariko wagera ahangaha ugahura na batatu bafashwe nawe ukagera ugataha wafa wewe ucyuze ariko nakasheste dukunda ariko mune tugakoresheje mu gihe kiza ntacyo bitwaye ngirira ukwegere ngo wewe ucyuza gusa wowe ugiye wizira ujye utarasa byange ariko utarasugana hehe aha dushimiye Imana inyemereye kugaruka mu gatatu kandi dusoza umwaka Imana iduhana umugisha mwinshi abashumba Imana bamera umugisha ko ndi hano mu gusoza umwaka mu gusibura amariba hari amariba Imana yasiburiye ahangaha yampereye inshuti hano kubera ikiriya kiyekara nza hano bwa mbere nacyo cyabaye ikigeragezo naricaraga nkabona barande hasi ninjye bareba kuma amashyi sinabwiriza nireba we najya gusirimba nkabona ndaguruka ibintu byose ni atako dushimiye abashumba baduhaye ikaze kandi hano niho hambere natangiye kubwiriza mu yandi matorero
bahabaye inzira yo kuhindurira n'abandi bantu. Imana isibura amariba yo kuvuga ubutumwa bwiza. Rero ndabashimiye, Imana ibambera umugisha. Nahakuye inshuti, mpakura inshuti y'umuhungu witwa Frank. Nubona umusore yikuye idolari ry'akariguha atayavunjishije, akayaguha ari amadolari. Uzi imibare baba bafite? Atajya gukwa akariguha. Nenejo bundi yampaye igitandatu, cyagiye kujya twavuye i Muhanga yasubikiye ngo sha. Ese hari igihe Frank ama amafaranga avuga ati kweli nzamubera pare nicyo nzitanga. Ntangira barasiriye muri jenoside ngo mwinka ndabiza kundiga wenda uretse kukubera pareto. Ariko nina kubera na pare mu bukwe nzaba mari, kandi mu bantu bazakurambika ibiganza mba. Uyu mushumba amaze bate aba pastor bari hano bigire zaza mu baje. Nubwo uzi kuririmba ariko ntuzahagera, ni inshuti yawe ariko tuzamusengera wicaye hariya. Hano ntabwo wahagera ku biganza, bafatanye ibiganza hano. Ujye usirimba mutarukane hano, ariko mu kumusengera umunsi azaba yambaye ikoti na karuvati uzaba wicaye iriya. Ariko umushumba azavuga ati abashumba bari hano nanjye mutenza. Nina kubera pare nta kibazo nzana gusengera mu bajenerali, ubwo mbaye nitanze hakika. Twagenda twese icyubahiro tumushimire, Imana ishimwe. Hari byinshi naboneye muri Foursquare, nabona uko ndangiza, nabona uko mvuga. Hano nahakuye amakaro ambana menshi no muri jaride Nyasasamo. N'uwo pastor bafite amakaro muri jaride y'igihugu cy'u Rwanda. Umushumba yampaye ikaze tuganira muri biro, umwanya utari muto wangira inama. Wewe umaze imyaka 3 hano ntabwo uragerayo, ihangane. Uyu ni umwaka numva ndi gushimamo Imana. Ntabwo nibyo mvuga mu bantu byinshi. Noheli na bonane ngiye kwirira mu nzu iwanjye. Uzabikora batazaguhugura n'ibyo ubikoze, utazakubaza aho byanditse muri Bibiliya. Hari ikibitumye nishima kuri imyaka 10 dukodesha badusohora mu mazu. Umudamu wanjye nigeze avuga ngo asiki yanitaga sheri, na n'uyu munsi aracyanyita sheri. Icyatuma nishima nari nta cyubahiro cy'amaboko n'amaguru ni iki? Wewe urabura minerivare bakakwijundika mu rugo ukagira ugasanga
arareba nk'ingwe ariko badusohoye mu nzu akomeza kunyita sheri nyihaye icyubahiro cy'amaboko Imana ishimwe ko 2021 na kabiri Imana impaye inzu ejo bundi nicaranye na madamu nibaza uburyo tuzayishimamo ndabigura mbura uko tuyisha iyo biturenze twe tubura uko cyakoza namwe ngo reka tuzareba abana babyariye mu rugo abakobwa ku mihanda badafite epfo na ruguru ubwo abandi batumira abakire bagenzi babo ngo baze barye natwe dutumira indara zakubiswe zize dusangire muri jana nge nishimana n'abakubiswe ubutembere bwanjye inzara Frank ndagutumiye niho zabaririmbira na sente nzayiga uzaze dusirimbane mwereke indara zicoba ziri kuririmba Yesu zikeneye ko tuzihura urukundo zirye Noheli hari abantu batazi Noheli na bonani bihora bisa senga Imana ngizabimure jobundi kandi bizaba hari abadamu bambaye ubusa madame ejo bundi bamuguriye igitenge bacita mu kibumbi 150 none yatinye kucyambara ndimo ndamusengera cyakoze yifotoje abifata cyangwa Mama pasiteri yamburiye ikote umushumba umutunga ibiganza bwe barumugisha buriye kositimu ntabwo mwabyumva twigeze tubaho tudasurwa tudasura muduheke rero mutumara imibabaro reka tuganire ku ijambo ry'Imana nishimiraga Imana shumba kado ndamukunda dutaramira muri bireya ya haruguru irangana nge yunganirije umumaye urukundo rwinshi yumaye umwanya ukanga nigeze mbaho nkeneye abantu ndababura kugera naho ubu nihungabana niriraje yumbwiye ujye kungurira ikawa utamubaza ngo igura ngahe nge nkahita nyashyira mu biro by'ibirayi nase mwibutse kuyingurira ubu ngubu ko umukozi mu bundi ajya ngo twicarane dusangire ikawa iyo nyinyweye gira isereri ntimuzongere kubimba gira isereri iyo nyinyweye buriya muto uretse ko mutashyira no mu biro by'ibirayi baherutse kungura ngo ji y'amadolari 6 ese mbari ibiro by'ibirayi harimo ibiro 11 by'ibirayi ni byiza kwicara hariya ukaganira n'abantu nabyo ni byiza ariko mu yanyu hari abo nyine kugaburira bashonje igihe nikigera naho nzahicara nabwiye ko bantegeye itike ngo yindegera ngo ujye gutembera mbere kubwira intara ko kose ngo ijye gutembera muri hoteli mubyeyi minyoni namukujeho sinajyayo yihangane boso minyoni ariko narihiye abana b'abanyarwanda 9 amashuri iyo yaragiye gutanga ujye gutembera ese mbona na porotayi mwari mubizi ko nta porotayi yagezeho umushumba hariho umuryango wa metero 6 uzi gukata ngenda muri karina ariko nayise vewiti urwego rwo kuzengereza abadayimoni ujye ushaka
buri kintu Imana ikoreye gihise kereka icyo wabonye mu manyanga ikintu cyavuye ku Mana ugikita ikizi aho bameneshereza amavuta bave uti nanjye niho nyameneshereza ikinamba ve uti zogeramo nizo nanjye nogiramo contrôle technique dufite zisa iya vewiti niya karina eya paritsara zose nizi se vewiti iyo mwaserera nakora kwibona ngo pi kabona kuntu urugi bari kurusurika ndinjiramo hano niwanjye koko cyangwa nibonawe namara guparika neza ubwo icyo gipangu nagisangiyemo n'abadamu babyariye ku muhanda ntagisangiyemo na za mayibobo nk'uko nanjye nari mayibobo nasangira nanjye sangire na Frank uzi kubyigurira kiba nzajya mvugana sangire na n'umushumba n'indabyo azi kuririmba njye ntabyo nzi ndirimba ne nkamukunda ariko njye buriya wari dutaga ndi gucoma niyo mpamvu naje uzajya uririmba nanjye mbwiza amen ariko uyu mwaka ugiye gutangira nzasohora icyo kigoma cya danje maze kubona igitero kimwe Frank nawe azashake ibindi bitatu binyandikire nzamuhakora niko bayita harya hipa nawe uzashyiramo kuri sente ariko reka bariya bajibo mu bipangu hari abana bo mu bipangu batagera hano aho byibuze nibajya kuri YouTube babona ikigoma cy'umushumba kuko Imana yakunze abari mu isi cyane tuzajya tubabwiriza mu buryo cyo kuramya Imana ubutawe na 2023 tuzategura n'icya hip hop cyo kuramya Imana byose bihimbaza Uwiteka injyana yatumita umwana wayo w'ikinege ngo ye kugira ngo mwizera wese atari mugamo nawe byose tuvuga Yesu twaba twariye twaba tutariye tuvuga Yesu mu buryo bwose badusanga hano mu rusengero tuvuga Yesu tubasanga Kimironko tuvuga Yesu tumanuka ku mucanga tamutamu naho tuhavugira Yesu n'abavugiye bagiye kwa kikoga simbazi ko babyiteye ariko ndagira ngo mbabwire ko Yesu hari igihe byabaga ngombwa kava mu sinagogi akamanuka ku mucanga Petero na Yohani abakuye ku mazi uvuga ngo ku mazi kandi ageze asanga ntiyabafatisha atabahaye pasi bati munandi buryo mwana banazi buryo bararoba barobya bati niwe wa mbere reka tumukurikire tuzajya tubabwiriza tunabaha uturine two dushoboye kubageza Yesu ashimwe Imana igushoboze kuvuga Yesu mu buryo twasomye ijambo ry'Imana soza dusenga nari ndimo nishimira Imana madamu yambwiye ngo mbashimire ntabwo abashije kuboneka ariko yumvaga twabana kuri aka gatatu ko gusoza umwaka ku kazi byiza yakuye ahangaha azi byiza yakuye aha yambwiye ngo mbashimire ngahora azirikana umugisha we ni muri Foske uyu mwaka mfite byinshi byo ndashimira n'itorero ryanjye rya DPR ryashubije mu nshingano nkabambarizwa muri paruwasi ya Muhima itorero rya Kamuhoza kandi rikemera kurera uyu muhamagaro wanjye wo kurwanya ibiyobyabwenge abashimiye abayobozi bakuru b'itorero banyemerera
kugira ngo mbe mu bamwe mu barwanya ibiyobya, kuko nzi ingaruka zabyo kubona umwana w'umunyarwanda umwe yahinduka akareka ibiyobyabwenge. Ndumva afitiye ideni Imana, yambabariye, afitiye ideni igihugu n'itorero na sosiyete nyarwanda. Sinzaceceka, nzakomeza mbwira abantu ko ibiyobyabwenge ari bibi, byaranyishe, biranyangiza, ariko umunsi nakiraga Yesu mpinduka icyane gishya, icyizere naramaze gusenya mu bantu, nyisenyeye kubera ibiyobyabwenge, Imana irongera iracyubaka. Kandi si n'ibyo, dufite ijuru. Iyo ngeze ku ijuru ndaneze, iyo ndeba abana b'Imana twica, iyo ndeba itorero ndanezerwa, kandi ndaneze. Waba warize utarize, waba urya ifiriti n'amakaroni, ndarya capati n'ibishyimbo, twese dusangiye izina, twitwa abana b'Imana. Icyo kibazo wumva ndakomeye. Ubu turi abagenzi bajya mu ijuru, turi abana b'Imana kubw'imibabaro umwami yagiriye ku musaraba.